Kuri iyi si dutuye hari ubwoko 2000 bw'imbuto. Nibyo wabyumvise neza, ubwoko 2000 bw'imbuto. Urubuga Exotic Fruits Cambridge rubivuga neza. Nta gushidikanya muri ubu bwoko harimo ubwo njye nawe tutari twaryaho. Nubwo uyu mubare ari munini ariko ubwoko 200 bwonyine nibwo twebwe abantu twemerewe kuryaho kubera ko nta kibazo bwadutera. Ubundi busigaye abashakashatsi ku bimera basanze bwadutera ibibazo bubaye bugeze mu mibiri yacu kubera ibinyabutabire bibugize. Igitangaje ariko nuko nubwo ubwo twemerewe guhitamo ari buke ugeneje n'ubuhari birangira abantu bagize impamvu zabo bwite zibakurura guhitamo no gukunda imbuto zimwe na zimwe kurusha izindi. Kenshi na kenshi impamvu zidukurura zirimo icyanga imbuto nyinshi zigira ndetse no kuba benshi twarabwiwe ko kurya imbuto byongera umubiri wacu ubudahangarwa ku ndwara. Nyamara zikenshi tutamo kurya urubuto tubitewe n'umwihariko wari ku buzima bwacu. Niyo mpamvu muri Minyoni w'uyu munsi tugiye kuganira ku byiza by'urubuto ruzwi nka watermelon, umwihariko wayo ku buzima bwacu. Turifashisha inyandiko ishingiye ku bushakashatsi dusanga ku rubuga rwa Northwestern Health Science University. Umutwe wayo ugira uti ibyiza bya watermelon ku buzima. Nge turi kumwe ndi Ibel Biramahera. Ikaze. Izina watermelon urubuto rurikesha kuba hafi ya 92% byarwo ari amazi ndetse n'igihu cy'inyuma kinini gikomeye kandi kitaribwa. Ibi bisobanuye ko ubutunzi bwinshi bwayo bwihishe imbere muri yo. Mbere na mbere watermelon ifasha mu kongera amazi mu mubiri bityo ikamara inyota. Kubera ko nk'uko twabibonye hafi 92% byayo ni amazi. Grace De Rocha asobanukiwe byinshi ku bijyanye n'imirire ndetse no kumererwa neza. Ati amazi twifitemo 80% byayo aturuka ku byo twanyweye naho 20% yayo byo twariye. Nyamara benshi muri twe bagorwa cyane no kunywa byibuze litiro 2 z'amazi ku munsi, atari uko twayabuze ahubwo kubera ko tutayakunda cyangwa se kumva ko nta mpamvu yo kuyanywa mu gihe nta nyota dufite. Watermelon imwe ipima ikiro kimwe yonyine itanga litiro z'amazi 0.9. Ushobora kuba nawe bitewe n'ibiro bya watermelon ugiye kurya ukabona ingano y'amazi uri buyikuremo. Si amazi gusa ariko kuko watermelon yifitemo vitamine C, vitamine A ndetse na vitamine B6. Izi vitamine zimarira iki umubiri wacu? Vitamine C yongera umubiri wacu ubudahangarwa bwawo ku ndwara. Inawufasha kandi mu kwinjiza ikinyabutabire cya fer ifasha mu itwarwa rya oxygen mu maraso. Vitamine A yo ni ingenzi cyane mu gutuma uruhu rusa neza no mu gufasha amaso kureba neza. Vitamine B6 yifasha umubiri mu igogorwa rya proteine, ikongera kandi ubudahangarwa bwawo ku ndwara kandi ikanafasha imyakura gukora neza. Uretse vitamine ariko watermelon ikungahaye ku kinyabutabire cyitwa lycopene. Iyi lycopene ni ituma watermelon igiramo imbere hasa n'umutuku. Uretse iri bara ariko ubushakashatsi bwasanze iyi lycopene ifasha no mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima kubera ko iringaniza umuvuduko w'amaraso, kurwara kanseri kubera ko irinda uturemangingo kwangirika, uburinzi bunatuma igabanya ibyago byo kuzarwara amaso mu zabukuru. Si ibi gusa ariko kuko watermelon inafasha igogora ry'ibyo twariye kugenda neza. Ibi nuko ikungahaye ku mazi no ku bwoko bw'isukari bwa fibre. Ibi byombi bituma igogora rigenda neza, bikarinda kugara mu nda ndetse no kuba warwara constipation cyangwa se kwituma bigoranye. Ikindi ariko wamenya nuko kamaro ka watermelon katarangirira ku gice cyayo gitukura gusa, ko ahubwo n'utubuto twayo ndetse n'agace k'uruhu rwayo gasa n'umweru bikungahaye ku ntungamubiri. Ubushakashatsi buvuga ko agace ka watermelon gasa n'umweru gifitemo isukari nkeya, nyamara kakaba gakungahaye kuri ya fibre twabonye haruguru ugereje n'agace gatukura. Iyi ngano iri hejuru y'iyi fibre ubushakashatsi bugaragaza ko ifasha mu gutuma isukari ivuye mu igogorwa ry'ibitwariye yinjira mu maraso gake gake, ibintu bishobora no gufasha cyane mu kuringaniza isukari yinjira mu maraso. Ikindi nuko aka gace gifitemo ikinyabutabire cya citrulline gifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Hirya y'ibi ariko utubuto twa watermelon dushobora kuribwa icyarimwe na watermelon cyangwa se twabanje kwanikwa dukungahaye kuri magnesium. Ikinyabutabire Grace De Rocha asobanura ko kigira akamaro kanini mu ikorwa ry'imbaraga, igogorwa rya proteine, gukora neza kw'imyakura, ikorwa rya DNA ndetse no mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Si ibi gusa ariko ko utu tubuto tunifitemo ikinyabutabire cya folate. Iyi nayo ikabizwiho kugabanya ibyago byo kurwara kanseri ndetse n'ihungabana. Icyitonderwa ariko ku bantu babana diabete ni biza kumenya ko kuryohera kwa watermelon atari gusa kubera ko nubwo yifitemo amazi menshi bibarwa mu mbuto zifitemo isukari nyinshi, nubwo rwose iri hasi ugereranije n'iyo dusanga mu zindi mbuto nk'umwembe cyangwa umuneke.
Ibi ariko ntibisobanuye ko umuntu ubana na diyabete atemerewe kurya kuri watermelon, kuko mu gasate gato kayo haba harimo isukari nkeya ugereranyije niba iri muri watermelon yose. Bisobanuye ko umuntu ubana na diyabete aho kurya watermelon yose ashobora kugenda yikatamo uduce duto duto, ubundi akagenda yirya gake gake, ari nakagenzura kuzamuka kw'isukari mu maraso ye. Inshuti bakunze bamenye n'ibi twabanye, ni munyemerere dusoreze aha ngaha agace k'uyu munsi tuganire ku byiza bya watermelon, rumwe mu mbuto abantu bashobora kurya zikabagirira akamaro ntagereranywa nk'uko twabibonye. Bashimiye ko twabanye. Nari Iberi Biramahero, naho utaha mu kandi gace.